bakubwiye ko inkongi y'umuriro yabatewe n'iki? Kugeza ubu ngubu ntago turamenya inkongi ngo yatewe n'iki, ko cyabayeho cyihutirwaga no kubanza kuzimya umuriro. Ntago icyihutirwaga ari icyo kubaza ngo byatewe n'iki, byageze gute. Icyangombwa cyari ukubanza tugakemura ikibazo tukarwanya. Ntago turabimenya, harimo ibintu byinshi. Hashize igihe kingana iki ibintu bibaye inkongi y'umuriro, nyuma y'uko imaze kuba hashize igihe kingana iki umuriro kirimo kwaka? Hashize nk'amasaha 3. Byari bikaze, ntabwo byari byoroshye. Nabonaga inzu irimo kubaka bya hatari. Yes, ngira ngo nkuko murimo kubibona hano mu gipangu habereye inkongi y'umuriro. Ahangaha turi muri Nyamirambo. Ntago byari byoroshye, bikoresho byinshi bimaze kononekara, ndetse ngira ngo nkuko murimo gukomeza kubibona mu mashusho, byinshi mu nzu ntago byakomeje gukurwa mu nzu nkuko byari ngombwa, nkuko byari bimeze, ariko twaje gutabarwa n'ubuyobozi. Ngira ngo murabona yuko tumaze gusanga kizimyamoto imaze kuhagera ya polisi. Reka dukurikirane tumenye ngo byifashe gute, ahangaha bimeze gute. Banyarwanda cyangwa se inyubako zanyu, mugerageze murebe uburyo ese uwakoze installation yabikoze neza. Uyu ni Umutako TV, nje muri kumwe ni MC7. Reka ngushimire, nizeye ko turaza kugera ku musozo tumenye aba bavandimwe bahishije inzu niki cyabiteye, byifashe bite. Uyu ni Umutako TV, reka nshimire timu turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Turimo kwerekera, reka tugire bamwe mu baturage ba hano tuvugisha tumenye se iyi nyubako ijya gushya byatangiye bite. Hano hari inzego nyinshi z'umutekano, ariko turi buze kugerageza turebe bamwe mu bo turi buvugishe. Mwiriwe neza. Umwe mu baturage ba hano habereye inkongi y'umuriro? Ndi umwe mu baturage bahabereye inkongi y'umuriro. Twagiye twumva baraduhuruje ngo hano harahiye, turahurura turaza turareba, nyine baratubwira ngo bahamagaye kizimyamyoto. Waba uzi kimwe mu mpamvu zishobora kuba zateye inkongi y'umuriro? Ntago tukizi twebwe, kubera ko dutuye inyuma y'urupangu rwabo. Bari bari gusana, ariko ntago tuzi ikintu cyabiteye. Ibimaze kwangirikiramo hano, hari bimwe mu byo wabuze bimaze kwangirikiramo? Ntago turabimenya, harimo ibintu byinshi. Hashize igihe kingana iki ibintu bibaye inkongi y'umuriro, nyuma y'uko imaze kuba hashize igihe kingana iki umuriro kirimo kwaka? Hashize nk'amasaha 3. Byari bikaze, ntabwo byari byoroshye. Nabonaga inzu irimo kubaka bya hatari, ega no kuyizimya byatunaniye. Ni ibintu bye bisanzwe biba hano muri Nyamirambo? Kandi nibwo bwa mbere bihabaye. Mu makuru yumvise bivuga ko byashobora kuba byatewe n'iki? Ntabwo namenye icyabiteye kabisa, kuko babajije, sinzi n'ababajije n'umukozi aravuga ati ntabwo azi icyabiteye icyo ari cyo. Bamwe nkuvuga ngo ni amagaze, ariko ntabwo mbizi icyabiteye. Reka twegere muri bari bashinzwe inzego z'ibanze mu mutekano mu midugudu. Turi buze no kwegera wenda ubuyobozi bwa polisi, negere nyir'urugo tumenye baduhe amakuru yimbitse. Ariko reka twegere bamwe muri aba ngaba mu bashinzwe ubuyobozi bw'ibanze mu midugudu. Yego, sawa, urakoze cyane. namwe bambwira yuko hari ikibazo cy'uko hari abantu barimo guteza ibyuka bibi n'iki, ariko nawe yari ataramenya ibyo ari byo.
nk'umwe mu bayobozi ba hano mu mudugudu ukimara kuhagera ni icyo ufite gihamya ufite mu byabereye hano bakubwiye ko inkongi y'umuriro yaba yatewe n'iki? Kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya inkongi ngo yatewe n'iki, kuko cyabayeho cyihutirwaga ni ukubanza kuzimya umuriro. Ntabwo icyihutirwaga ari icyo kubaza ngo byatewe n'iki, byageze gute. Icyangombwa cyari ukubanza tugakemura ikibazo tukarwanya ino nzu yari yo kubamo, ariko hari ikindi nyuma kirimo sitoke ya bimwe mu bicuruzwa bakuraga hano batwara mu mujyi. Ayo makuru mwari muyafite? Aya makuru iyo ntayo twari dufite. Icyangombwa ni uko dufite umuturanyi, ni umucuruzi, ni iki afite sitoke, ntabwo yaza kubwira umuyobozi w'umudugudu cyangwa se umutwarasibo ngo hari ibintu nzanye birimo sitoke iyi n'iyi. Uyu mudugudu ubereyemo inkongi y'umuriro n'akagari n'umurenge, sinzi niba babwira abadukurikiye inkongi y'umuriro aho ibereye, umudugudu ibereyemo n'akagari n'umurenge. Umudugudu inkongi ibereyemo ni umudugudu wa Gabiro, akagari ka Kivugiza, umurenge wa Nyamirambo. Muyobo, ibi bintu byari bisanzwe biba hano mu murenge wa Nyamirambo cyangwa se mu kagari kanyu, kuba amazu ari muri uyu mudugudu, akagari ndetse n'imirenge hakunda kuba inkongi y'umuriro? Ubu ngubu mbabwije ukuri, ni ubwa mbere inkongi y'umuriro ibaye hano muri uyu mudugudu. Nta kindi gihe higeze haba inkongi. Uyu munsi niwo munsi wa mbere, ahubwo natwe biradutangaje. Igitekerezo watanga ku bantu barimo kubaka amazu kuri iki gihe bajya gukora ama installation, inama watanga cyangwa se igitekerezo bamaze kubaka inzu mbere y'uko ushyiramo umuriro, niye nama wabahereza? Kuko hari abantu benshi barimo kubaka amazu kuri iki gihe, ariko ugasanga akorewe n'umutekinisiye utabifitiye ubushobozi buhambaye. Inama natanga ku baturage muri rusange, ntabwo ari ahangaha mbere y'umukuru w'umudugudu gusa, cyane ko ibintu by'amashanyarazi byo ndabizi ibintu bibi cyane. Ni ukuvuga ngo niba utangiye kubaka, utangiye gukora igikorwa cyawe, ntabwo ugomba gufata umutekinisiye uwo ari we wese, ahubwo ushaka abantu babyigiye cyangwa se babifitiye n'uburenganzira, ukareba rege ikakwitaba, ikaza ikagufasha kugira ngo barebe n'ikibazo cyazabaho nyuma ikibazo kibayeho. Murakoze namwe cyane. Reka tubashimire kandi mwihangane, mugire n'umwaka mushya. Namwe turabashimiye kandi tubifurije umwaka mushya muhire. Ibona twe tumaze kuvugisha umuyobozi w'umudugudu, ahangaha twari turi nk'uko aramaze kutubwira, ni mu kagari ka Kivugiza, umurenge wa Nyamirambo. Ntabwo byari byoroshye, ariko uko bigenze kose ubuyobozi bwahageze ndetse n'inzego za polisi mu bishinzwe kuba kwita ku nkongi y'umuriro, kizimyamwoto ndetse no kwita ahantu habereye inkongi y'umuriro. Ba nyir'urugo ndetse na bamwe mu bahatuye bari mu marira menshi, ntabwo tubashiye kuvugana nabo. Uyu ni Umutako TV, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Ngemwe muri kumwe ni MC Seti, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ibaho umugisha, nifuriza Abanyarwanda bari hanze yarwo kugira umwaka mushya uzababere uw'amata n'ubuki.